Inshuti bavandimwe twongeye kubasuhuza nanone twongeye kubaha ikaze hano ni kuri Apostles Official no kuri Izi gukora TV turabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe twongeye kubahesha umugisha nanone muri iki kiganiro tukigera hano rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye Yesu bwa mbere mumubonye gusa yaramaze igihe kirekire atagaruka ni ukuri ngo tuganire Imana ishimwe umukozi w'Imana twongeye kukwakira murakoze cyane mwaka mushya muhire mwaka uzawubonemo ibyiza byinshi ndakwatura ijambo rivuga ngo uzakubera uw'amata n'ubuki amarembo yanjye yugururwa amen haleluya Mana ishimwe kandi ako kajambo hari ahantu wakumvisha ndi kukavuga cyane hari ahantu yatambutse ndi kwigisha abantu amarembo arindwi Satani ajya afunga ku bantu b'Imana tugakorera Imana twatagangaye twarushye yumva ndi kuyigisha yumva ndi kwigisha irembo rya mbere irembo ry'ubukire porute de la richesse iryo rembo rero Satani yarifunze ukorera Imana utishimye ukorera Imana ibintu bitameze neza iyo utari kubona ku dufaranga cyangwa ubone icyo wifuza ukorera Imana bitameze neza ubwo ngo amarembo yanjye akinguke wabivugiye rimwe kugira ngo azahore yuguru amarembo rero afungurirwa muri Yesaya 61:11 abantu ndabasogongeje ubwo Imana yashatse ko tubibabwiye ni ukuri rero turakwakiriye muri iki kiganiro reka tubanze dusenge ubanze dushyikiriza Imana kugira ngo bize kugenda neza kuko turabakirisitu data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wabanye natwe mu mwaka utambutse ukaduha no kwinjira muri uyu mushyashya kandi ukawutwinjizamo turi amahoro izina ryawe rihimbazwe ndabizi neza nubwo haba harimo abantu batandukanye bafite ibintu bitandukanye harimo abafite ibibagoye harimo ibibateza amarira harimo ibibateza agahinda ndabizi neza ko tubayeho mu buryo butandukanye ariko muri byose uri Imana yo gushimwa kandi ndabizi neza Bibiliya iravuga ngo nubwo wababaza umuntu ntabwo umubaza iteka ahubwo ujye umugirira ibambe ndasenze kugira ngo umuntu wese watangiye uyu mwaka ababaye ntiyinjire mu kwezi kwa kabiri agifite umubabaro neza y'Imana imugereho kandi duhore dushimana izina ryawe mu izina rya Yesu amen urakoze mukozi w'Imana ni ukuri ndagira ngo uyu munsi wa none rongire ubuntu bwo guhura n'umugabo wubatse kandi w'umukozi w'Imana yego ndagira ngo umaze iminsi uri kubona uriya mukozi w'Imana Vestine ufite ubukwe kwitegura gushyingirwa vuba aha ngaha ariko turamufata mu ishusho y'abandi bantu n'ubundi bagiye gushyirwa b'abakobwa ese ko wubatse ni iki kintu ushobora kurihe nama ushaka kugira Vestine ugiye gushakana n'umugabo ni iki kintu Vestine yazakora mu rugo gishobora kunezeza umugabo we ngo n'abandi bantu benda kuzashaka bumvireho nuko ari we turi kuvugaho mbese nyine abagabo hari ukuntu mu rugo nyine mukunda ibintu bitandukanye runaka uwo mugore yabikora bikagushimisha uri umugabo urugo rukagenda neza mbese ukanyurwa nuko wubatse cyane ko mu Kinyarwanda bavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo none ni ihe nama uri bugire uyu mugeni wanjye bitwa Vestine uri hafi rwose gushyingirwa n'abandi bari kwitegura ikintu cya mbere ndabanza nkoreshe ndabivuga mu buryo bubiri yego ikintu cya mbere ndibubwire Vestine yego azagandukira umugabo we kuko niko Bibiliya ivuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu iyo umugore yagandukiye umugabo aranezerwa kuganduka ni gute kumvira ubwo ndi kubariza abantu bazaba badukurikiye kuganduka ni nkukumvira kumvira urabizi iyo twagandukiye Imana cyangwa se twumviye Imana nayo iradukunda cyane amen kandi iyo twagandukiye Imana cyangwa se iyo twumviye Imana urabizi imigisha ikurikirana no kuba twayumviye yego imigisha yose ikubiye mu kumvira Imana nugira umwete wo kwitondera amategeko y'Imana no kuyumvira no kumvira amategeko kwitondera amateka yayo no kwitondera amategeko yayo iyi migisha yose izakuzaho kandi izakugeraho gutegeka kwa 2:28 uhereye ku murongo wa mbere ugera kuri 14 kugera kuri 14 hari iyo migisha duhabwa nuko twumviye iki twumviye Imana Vestine wacu n'abandi bazamukurikiraho intego ya mbere ugomba kwinjirana mu rugo ikintu cyitwa nzagandukira umutware wanjye yego icya kabiri reka nkoresha inyuguti eshatu inyuguti ya mbere ni A reka nawe urakazi nasi A B C yes D ndakazi A cyangwa se A isobanura akeyir uburyo bwo kwakira umugabo mu gihe wenda avuye mu kazi cyangwa se avuye ku isafari runaka yego uburyo bwo kumwakirana ubwuzu niba hari ibintu abagabo ubwo nyine ndahita mvuga nyine wo guhagarariye uriya mugabo we n'abandi bagabo niba hari ikintu kibi abamushumba benda gushaka nyine nabo ubwo baraba bari kumva nibahumura akeyir ni nziza cyane iyo umugore akwakiranye ubwuzu mu rugo
wumva ubuzima bw'urugo, wumva ubuzima bwaho ugeze cyane ko ngewe hari ukuntu wenda hari abantu bakora utuzi dutandukanye ariko njye nigeze gukoraho akazi kavunanye noneho na kara k'ikiyede reka mbivuge nta n'impamvu nta kibazo tugomba kuvuga Imana yadukuye noneho nakora akazi k'ikiyede akazi k'ikiyede gasaba imbaraga kuba wikoreye beto wateruye amabuye ugize gute noneho hari ukuntu mu kazi duhuriramo n'amazina yego atari ay'icyubahiro ndabyumva rwose kuko ndibuka ko umukapita twari dufite yavuga ngo iyo yashaka nyine ko nkora ibintu nihuta tufashe akadogo ati kadogo uraterura bari kadogo icyo gihe mu by'ukuri akanyita akadogo kandi nasize umugore mu rugo urumva so tuba dukeneye cya cyubahiro twatakarije iriya twiriwe byibuze nugera mu rugo wakiranwe ubwuzu wakiranwe icyubahiro wakiranwe agateka niko abarundi bavuga bituma byibuze wumva ko ugeze ahantu ukenewe cyangwa se ugeze ahantu ufitiye icyubahiro ugeze ahantu ufitiye ijambo nyine yanyitaga akadogo nyine nkihangana nkitaba ndi kadogo ariko iyo umugabo ageze mu rugo mu kumwakira bakamwikarana ubwuzu bakamwakirana icyubahiro karibu umutware mwiriwe mute mumeze mute akazi kagenze gute atangira kumva aruhuka yumva hanyuma rero ubwo nyine iyo akeyire Vestine n'abandi bazamukurikira n'abarurimo nabo bagomba kongera kuvugurura bongere bavugurure mbere yuko uza kubwira umutware wawe wenda ikibazo gishobora kuba cyabayeho buretse wimwakiriza ikibazo wimwakiriza amagambo atamuruhura banza umwakire agere mu nzu umukoreho niba nta n'akantu kari mu bwanwa ugahimbe ko arimo tuyoceri none akakugiyeho nagaye ugahimbe koreho gutya ariko rwose yego Vestine n'abandi bageni n'abandi barimo ngo mwumvishe yego ahita yumva ibyo biganza byonyine biramusitresura ibiganza by'abagore bisitresura abagabo bari hatarira yego ako kantu Vestine n'abandi bazamukurikira n'abarurimwo babimenye ko ibiganza by'abadamu bacu bitumara stress none se wari ushobora gukora hakagushibura ati mvaho sanyenye ari umugabo ati atobohazi iki ati mvaho reka nkubwire gato cyane aho hantu munsi umwe abantu bigeze bajya mu nama yari y'abagore noneho baravuga bati mwese mufata amatelefone mwandikira abagabo banyu batanga message imwe buri wese nayifata yoherereze umugabo urangiza kuyohereza arambike telefone ye hano umara kuyohereza arambike telefone ye hano abagore barabikora bari muri sare barangije kuzohereza ubwo urukundo abagabo batangiye gusubiza noneho ubwo basoma message tugiye kureba uburyo mu ngo zanyu mubanye turebe n'ibyo abagabo banyu babashubije babatereye telefone ya mbere umugabo atubaye iki madamu ubaye iki kwiri jambo ntari kumenyereye ubaye iki uwa kabiri ati imodoka yanjye yongeye kuyigongesha kandi uwa gatatu tiyo tirata mugore mwiza ati ndi butahe kare uwundi ati mbwira icyo ushaka kunsaba nyiguhe wabyumvishe misubirize wabyumvishe ubwo n'ubushakashatsi bwakozwe abagore bafata message nziza irimo umutoma irimo igikundiro yo kubaha umugabo bayisunikira abagabo bose bandika messages ariko ibyavuyemo bigaragaza ko n'ubundi mu rugo ibintu bitari sawa uzi impamvu impamvu iba iri muri fondation kuko hari umuntu nzi hari abantu bigeze kubasura noneho bageze mu rugo habaho ikintu cyitwa gusangira hari famiye imwe yarafashe nyine kuko yari amafamiye ari aho ngaho umugabo we afata umugore we nyine ku bitugu aramunywesha hanyuma amubwira n'amagambo meza nyine y'urukundo ubwo noneho iyo family yindi umugabo n'umugore ashaka umugore gusomesha umugabo nawe ngo noneho umugabo abura imbaraga zo gusomaho
directement uhita ubona ikibazo bafitenye mu rugo. Nibyo byabaye ngombwa rero ko bafata iminsi yo kuganira, babiganiraho. Yego. Aravuga ati umugabo nyine yaravuze ati jewe ntabwo tugomba gukora ikintu twereka abantu ko tubanye neza kandi hari ibintu bitameze neza. Uwo mugabo naramukunze kuko yavuze ibiri ku mutima we, ariko nyuma nyine habayeho kuganira. Dusanga umudamu yagiraga amagambo akarishye, amagambo mabi, kandi bajya bavuga ngo amagambo mabi akura umugabo ku meza. Gatatu yego uvuze mu kinyabupfura, amagambo akura umugabo ku meza ya gatatu. Ku meza ya gatatu ugasanga imbaraga za peti iyo meza ziracikiye. Nibyo niko bijya bimera. Yego rero impamvu rimwe na rimwe ibyo bintu biba byabayeho ni uko wenda umugore aba atamenyereye kubwira neza umugabo we. Noneho uwo munsi urumva yego nuko ubwo rero baraganira nta kundi baraganira ngati jewe rwose kuko ntabwo nshatse kwishushanya, ntabwo ibintu bimeze neza. Dusanga rero kuri ariya meza ya gatatu byaramunaniye kubera ko yagiye abwirwa amagambo yica mu mutwe. Yego uzi ko tukiri aho hari iyindi famiye nayo uvuze impamvu ndi gutanga urugero nuko turi kwakunda uvuze ngo akayiye kwakira abantu. Hari famiye yari ituranye n'indi, noneho bamwe babaga muri etage ariko abandi nyine bari munsi. Noneho bataha famiye imwe umugabo akahita azenguruka bafite amamodoka bose, agafungurira umugore we, umugore agasohokamo. Ubwo undi akabareba akavuga ati se ko ngewe iyo dutashe nge nta nari mu mugabo wanjye arigera afungurira urugi rw'imodoka ngo mve ariko uyu mugabo kuki ngewe atankunda kuki atamake yakubiti. Umva umugore arakameza mu rugo hati nyana aza kuzabikirira umugabo we, kumbi induru ziravuka, kumbi impamvu wa wundi yafunguriraga umugore we urugi rw'imodoka rwe rwarapfuye. Urumva ntabwo yashoboraga gufungura rimwe imbere, byasaba ko umugabo asohoka bwa mbere akazenguruka akajya gufungurira umugore we. Agira ngo ni keke. None umuturanyi wabibenye agira ngo wa mugabo atanga keke ku mugore we kandi zahe zokajya. Rero hari igihe abantu bareba bivuze ngo iki ntabwo ibintu by'ingo urugo rwubaka ukwarwo, nta rugo rugomba kurebera iki areba ijuru rye. Yego kandi rikaba ryiza. Yego turakomeje rero tugeze kuri B. Twabanje A tugeze kuri B. Ubwo nyene Vestine n'abandi bazamukurikira. Yego urumva bazirinde amagambo mabi. Yego kuko amagambo mabi ari typique amagambo. Yego ubwo ni bonti. Bonti ibintu biva mu mutima. Urumva azirinde kuvuga nabi. Yego habe nubwo ikosa ryabaye. Yego ikosa ntabwo ryumvikanishwa nuko umuntu yavuze nabi. Oya ahubwo iyo umuntu yanavuze neza nibwo ikosa ryumvikana cyane kurusha uko umuntu yaba yavuze nabi. Sibyo? Yego reka twikomereze. Tugiye kuri sha. Tugiye kuri cha. Cha ni cuisine. Yego ariko turarenze. A B. Asa twayivureho. Twavuze kuri A. Tugiye kuri B. B se nari nkubajije mu kanya. Okay. B sobanura bote. Yego ubwiza. Yego hari abantu bagera mu rugo bagahita bamera nk'abavuye ku isoko. Yego ubwo nimvuga ngo bavuye ku isoko ubwo bwiza yekomeza nta kibazo. Ubwiza isuku. Yego isuku. Yego urabona iyo abantu bagifiyansanya ugerageza kureba inzara niba ziciye neza cyangwa se abemerewe gushiraho inzara bakazishiraho bakasa neza. Sibyo? Buriya bwiza mwateretanye mufite. Yego kantu rwose ndagakunze. Ukwiriye no kubugeza mu rugo rwawe bugakomeza. Nibyo ni ukuri mukozi w'Imana cyane. Kintu uvuze nicyo nta mugabo ukunda umugore ugira umwanda. Kabiri hari abagore bagera mu rugo bakavuga ati narashyitse narasezeranye umugore w'isezerano ugasanga no koga ntiyoga. Hari n'abandi noneho batambara n'amasuti ugasanga amabera ahora agenda yiruka. Aremeza ati buriya nkunda kubwira abantu ngo umuntu wa mbere ugomba kukubona usa neza n'umugabo wawe, abandi ubundi bakakubonye nyuma. Abandi se abandi bakakubonye nyuma, abandi bagomba kureba nyuma wowe ugahora usa neza imbere y'umugabo wawe. Rero rwose icyo cya bote nari ntangiye kubyitiranya kuko buriya abafaransa ururimi rwabo ruragoye. Hari bote na bonti. Bote rero n'ubwiza bw'imbere mu mutima, ya migenzo myiza, imico myiza, ariko bote ni ubwiza bw'inyuma muri kutubona. N'ubwiza bw'inyuma. Buriya nkunda abavandimwe b'abayisilamu, abagabo mu ngo zabo
ku bafite ubushobozi bwa telefone ntabwo ashobora kugera mu rugo yituyeyo. Oya, mbere yuko agera mu rugo abanza guhamagara umudamu. Koko se nibyo? Yego. nta muntu umva baza kutwandikira muri comment batubwire ku bantu bafite abatwara b'abasilamu niba koko mbere uko agera mu rugo abanza guhamagara ari kugira ngo dasanga umugore adafite isuku, dasanga umugore ingonera ziri hano akeneye kugera mu rugo. shabaza bitubwire muri comment ururabo rwe rukamwakira abona arigo. Yego. Pana gusanga hano imyumbati iri hano wenda yahekenye cyangwa se humura imyotsi byose aramuga ati mukanya nko mu isaha imwe ndaba mpageze. Agahita icyo gukora abamenye icyo gukora. Yes. Kandi nyene kubera ko n'inyigisho baba barazakiriye barazigishijwe bituma n'umugore nawe icyo nifuza ko abagore nabo bitaho n'abagabo nyene mu mpande zose. Umuntu wese kunyigisha imureba akwiriye kuyishira mu bikorwa, akakoga akayishyiramo n'imbaraga he kugira umuntu ubijenjeka kuko bajya bava ngo urugo n'ishuri ritarangira, ntago rirangira. Ugomba guhora wiga icyo wakora ngo mugenzi wawe anezerwe. Ndifuza rero ko Vestine ubwiza uriya musheri we yamubonanye ntibuzacogore. Yego. Sibyo? Kwifata neza, gutera agakanta, kogosha neza, kubidefiriza, kubatera agakanta bakagatera, kubogosha bakogosha, umusatsi. Dukunda isuku. Rwose abagabo bakunda isuku. Isuku yihereweho. Yego. Isuku yo muri saro, mu nzu muri rusange. Isuku kugera mu cyumba. Ku meza ya gatatu. Ugasa hari igihe usanga hari umugore utajya umenya ko babyutse. Nyine ugasanga ibishuka akabera nk'abasiribateri bashashisha amabara cyangwa umwenda w'imbere uri hari ibiki byose. Ugasanga ntabwo ibintu bimeze neza, bien organisé. Ntabwo ari byiza rero. Abagabo aho tuva tukagera yaba umuremure yaba umugufi yaba arize abatarize nta mugabo ukunda umwanda wapi. Rero abadukurikiranye Imana ibaho umugisha ko babyumvise. Tugeze kuri se yaba ngo cuisine. Yego. Mu gikoni. Yego. Niba hari ibintu dushimisha abagabo dushimishwa no gutekerwa n'abagore. Kubona umugore ari kuguhihibikanira yashashya. Barakoresha abakozi rero mu gihe umugabo hari mwumve ko umugabo bitari sawa ntabwo biryoha. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe ku bagabo batabashije kwihangana iyo hari umukozi ubasha guhihibikana neza ugasanga umukozi ni wateye urukweto rw'umugabo ugasanga niwe wamutereye ipasi uzi turamukurura umugabo yibona yatambikiriye ibintu biba byakomeye. Ni nayo mpamvu abagore bakwiriye kugarida ingo zabo. Yego. Kuzibera amaso kuko nyine wowe mugore ubuzima bw'umugabo buri mu biganza byawe. Ukwiriye kubuhihibikanira, ukwiriye kubwitaho, ukwiriye kubukorera. Ubwiza bw'umugabo ubundi umugore ni ubwiza bw'umugabo. Yego. Twaba tugiye mu bintu byinshi ariko abagore badukurikiranye by'umuryango ni byinshi cyane. Ni byinshi cyane ni udupoint twinshi ariko yaba abantu bemeraga kwiga. Noneho ibyo bumvise icyo atakoraga agatangira gusaba umugenzi we akamubwira ati I'm very sorry hari ikintu ntajyaga gukorera kandi mbona ari ingenzi mu buzima bwanjye. Noneho ugatangira ukacyapurika bigahita bigenda neza. Sibyo? Ubwo rero mu gikoni abagabo nkuko nari mbivuze dukunda kubona abagore batwitayeho aribo batuzanira ku meza ibiki byose. None mu by'ukuri Apostle dufite abagore uhereye muri saro ukagera no mu cyumba bahohereza umukozi. Bariho we bohereza abakozi ngo mujye gusasa. Yewe hari n'ababohereza imyenda y'imbere ngo nibayimese bayifure. Ye baba mana mbega abagore badukurikiye hano. Rero abagore gira ikintu bambwirira. Harimo bazagenda gusasa kanasasa. Oya hari rwose kandi abenshi bibabaho. Rero ntabwo ari byiza. Turabibahuguye ntabwo ari byiza. Ni icyumba nyine nicyo cy'umuryango. Ayo meza nayo umugore n'umugabo ugomba kuhajya ngo agire ibindi akorerayo. Rero dukunda ko uzi iyo usanze umugore yashashe buri busa neza mu cyumba hari ameze neza. Hari ukuntu nyine umugore wanjye Imana igiye bimufashamo. Hanyuma hari igihe ninjira mu cyumba nkumva
emosiyo zikananira guhita emosiyo zigahita ziza bikangora guhita njya ku buriri aho nkabanza nkapfugama ntimana wakoze by'imbaraga haleluya Imana yakoze gutwara nkanezezwa no kwinjira ku gitanda kifinyoye kimeze neza ujya no kuharyama ufite apeti ujya kuharyama wumva umeze neza noneho bo reka wenda ntituvuge byinshi ariko hari n'abana badukurikiye ariko dusabye abadamu bajye bagerageza bagira isuku mu cyumba bapanga ibintu bigende neza bagira isuku ku mubiri hari umuntu uba usanga nshakwa hazaruzuye atagira gutyo ukagira ngo muri Afurika y'Epfo ugasanga epfiriya mu majyepfo ugasanga naho ntibyoroshye ibyo bintu turabihuguye mu izina rya Yesu yo mukozi w'Imana reka tugushimire rero ni ukuri watanga nimero yawe abantu bakajya bakugisha inama kuko uri umujyanama mwiza abantu bagakora na subscribe abantu bw'inshuti zanjye rwose kuri Apostle Rosine munyarukire kuri channel y'umukozi w'Imana izi gukora TV murebe ibiganiro atanga no umukozi w'Imana yigisha ijambo ry'Imana agira impuguro nziza ni ukuri mujye mumukurikirana ushaka kumuhamagara kaguha impuguro runaka ni ukuri umukozi w'Imana atanga nimero Imana bahumugisha cyane nimero yanjye ni 078 17 10 11 6 078 17 10 11 6 ni ukuri Imana igahumugisha kandi n'abageri wanjye nabo kuri izi gukora TV bashobora kugusangaho banagusangaho banasanga rero nawe ndumva watangaho nimero ariko uzi ko ari byo koko diyapu ukuri ni 07 88 94 24 14 07 88 94 24 14 Apotre Rosine Nyirandiho kubwayo Imana ikomeze kubaha umugisha turabashimiye cyane abantu mwadukurikiranye shalom shalom